ntangire ngutembereza mu gihe. Ese bigenda bite inyenyeri imurika cyane ipfuye? Ntangiye mvuga inyenyeri ntabwo byumvishe, ariko ndagaruka kuri filime ni Timecati. Timecati cyangwa se igihe cyagenwe. Igihe cyagenwe ni filime yasohotse ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 2024, ni ukuvuga ngo imaze iminsi 9 isohotse. Iyi filime igaruka cyane cyane ku mwana w'umukobwa bita Madison Beer wamamaye cyane muri The Outback. Yagarutse aha ngaha yitwa Lucy. Lucy aba ajya gutabara mushiki we cyangwa se mukuru we wapfuye muri 2003 akagwa mu kigo bita Sweetree High School. Sweetree High School hari harimo uwo bita Sweet Rasha, umwicanyi cyane wicaga abakobwa. Uri mushiki we yabashe gupfa. Umushiki we nawe ntukamuze niwe nkwibagirwe, bamwita Sama. Sama akaba yaravugaga ku babyeyi biwe, abana babyeyi biwe bari abashakashatsi cyane babi ko bavuga mu gihugu bita Sonori, niho mu kigo bita Sonori cyakora ubushakashatsi mu bya gisirikare cyane cyane bigendanye na astrology, niyo bibyo nabasha gukoraga muri iyi filime. Ntabwo ngiye kugusobanura yose, ariko uko ni filime ifite iminota 96 irarangira. Ngiye werekanye kubwira mu minota mikeya kugira ngo nuyikunda ukabakunda nabo basobanuzi bahato umunsi kundi. Ushobora kuba gusa nabonye yarasobanuwe na Rock ngijoro nayirebye idasobanuye, ariko no mu kinyarwanda irasobanuye. Njye nkubwire ko uyu mwana muri story yayo urumva kuva muri 2024 ukagaruka 2023 ni igihe kinini cyane, bayita time travel. Urumva ni nko gutembera mu gihe. Yaragarutse urumva 2023 abantu ibintu bakoreshaga ni 2024 ntago biratandukanye cyane. Urumva 2024 hari hariyo urumva 2024 hari tekinoloji ihambaye cyane, hari iPhone 16, hakaba Samsung S24 n'amatelefone meza cyane uyu munsi ushobora kuba wakoresha. Ndetse nibuka ko neza hari na telefone ushobora kugura miliyoni 50 z'amanyarwanda uyu munsi, cyangwa se 70 z'amanyarwanda. Ibyo byose ni ibintu byagiye bihinduka cyane. Urebye nk'ukuntu no munsi umuziki 2003 abantu bagafite ikiradiyo kinini cyane cyajyagamo kasete. Sicyo nshaka kukubwira, ariko nkuze nkubwire nti reka ngusobanurire filime ushobora gusubira inyuma ukajya kuyireba nyine ibyo ndimo nakubwira. Amarosita rero muri iyi ngiyi Madison urumva ko yarasubiye muri 2003 akajya agera mu kigo agasanga abana bambara utumini rutoya, abana bambara ibinete, abana ibintu bakoresha nyine ntibaredike, mbese nta kintu na kimwe bazi mu bigendanye n'ikoranabuhanga, bose bari inyuma. Uyu Madison rero yageze 2003 agezeyo akajya gufasha reka maze ariko mbere ko musubiza uko yabigenje 2003 kamaze nk'ubutse uburyo mukuru we aba yasubiyemo ari we Sama uburyo yapfuye. Bidutangira mu kigo cy'amashuri aho abanyeshuri baba bakoze ibirori bimwe bya school party, ubundi bikarangira hajemo umwicanyi agasanga uyu mwana ari ugasanga uyu Sama yagiye muri toilette ari mu bwiherero akagaruka, ariko akabona umwicanyi araje yambaye masike, yarangiza agahita yirukanka cyane. Ubundi bikarangira aho yirukanse bikarangira wa mwicanyi amufashe akamwica, bikarangira ku munsi rero tugaruke nanone inyuma birangira aba babyeyi bari kwitegura bagiye kujya kwibuka umwana wabo wapfuye 2003. Ubwo ni 2024 n'uyu mwana bita Lucy cyangwa se Madison Beer nk'izina rye ry'ubwamamare, ndetse mwibuka ko ari n'umuhanzi uyu mwana ugiye gushaka indirimbo ze muri wese kuza kuzikunda. Battle Royale nayo nagasobanura, ariko afite n'indirimbo nayo yitwa gutyo ko yakoze n'indirimbo yiwe yabashe kuba yakoreshwa muri iyi ndirimbo. Uyu mwana rero ku munsi wo kwibuka mushiki we basubirayo bakajya hahandi yapfiriye, yahagera agahita asanga ikimashini kigahita kimujyana mu gihe. Icyo cyari ikimashini kimujyanye mu gihe ahita yibona 2003 agahita agira mushiki we atarapfa, bakabasha kuganira bakenjoyinga, ariko akumva ntazigera abwira uwo mwana abwira umuvandimwe we ibyabaye. Ndati sinzigera mbimubwira na gatoya, n'ubundi bikarangira. Nyuma ko maze kumenya neza bamaze kumenyana rero akagerayo agashaka kugaruka 2024 bikanga, ariko benye ibintu bya 2023 ariko akajya abwira abantu ati byagenda bituramutse umenye ko hari ikibi kiri bube wajyahagarika cyangwa mushaka akabwira ati rero njye najyahagarika ntite ku bindi biruze kuza gukurikira nubwo byaba ari bibi kurushaho. Ijoro rimwe bari baryamye nyine akumva yamubwira ko ari bupfe, ariko bikarangira n'ubundi adapfuye. Umwicanyi bita Sweet Rasha ni yari yaravuye mu gihe bigaragara ko yari yaragarutse aje kwica babana bose nyine bari kumwe, nubwo babaga bari kumwe nawe yabaga yaje kubica avuye mu gihe. Ariko birangira n'ubundi Madison yishe uriya mwicanyi Sweet Rasha kugira ngo
umukuru we Sama abashe kuba yabaho. Ibyaje gutungurana rero, umunsi umwe Madison yari yicaye ku meza n'ababyeyi biwe ari kumwe na Sama, abona uburyo ki bari kwita kuri Sama, arangije ahita abona ko we yavutse kubw'impanuka, yavutse batarabiteguye, mbega bari baravuze ko bazabyara umwana umwe bita Sama, ariko kubera ko Sama yari amaze gupfa bahita bapanga kuvuga ngo reka tubyare umwana wundi, mbega bibona ko yaje ari bakapu, ntabwo ari ibintu bari bateguye, niyo mpamvu batajyaga bamwitaho, biramubaza cyane, aravuga ati rero gusubira mu gihe byarambabaje, iyo njya kumenya ntabwo mba narasubiye mu gihe n'uno munsi. Iyo mu makote yose yagiye asohora ajya avuga ati iyo njya kumenya ntabwo mba narasubiye mu gihe, gusa birangira n'uri Sirashi amwishe, noneho yagaruka mu rugo akibuka neza ko bamubyaye kubw'impanuka, agahita avuga ati reka nisubirire mu gihe 2003, ubundi njye kwicaringa n'abandi bana tutigeze duhuza, twageze 2003 we akajya muri telefone ya iPhone 16 yagira bana bakayikunda bagahita bavuga ati si ikintu kibaho, oya ntabwo bibaho. Nkubwire ko hari izindi filime ushobora kureba zasohotse muri uku kwezi, Paris has fallen, The City for Love nayo wayireba, ni filime nziza cyane wabasha kureba. Njye ntabwo ndi umusobanuzi ariko nifashaka kugira ngo nkubwire review y'ino filime narebye iminota 90 iri joro, nkubyuka ngomba kuza kuyigusangiza. Iyi ni live update, ubundi tukomeza tubane nk'ibisanzwe ku ma update agiye atandukanye, muri ab'agaciro kuri twebwe, turabakunda cyane.